Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigenda zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo birigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Kundi ikiganiro Soma Bibiliya, turimo turakomereza igitabo cya Samweli wa mbere. Turi gusoma ibice bibiri, igice cya karindwi ndetse n'igice cya munani. Samweli wa mbere igice cya karindwi. Nuko ab'i Kiriyatiyarimu baraza benda isanduku y'Uwiteka barayizamukana umusozi bayishyira mu Abinadabu, maze bereza umuhungu we Eleyazari kujya arinda isanduku y'Uwiteka. Aho isanduku igereye i Kiriyatiyarimu, hashize igihe kirekire cy'imyaka 20, Abisirayeli bose bashaka Uwiteka barira. Maze Samweli abwira inzu ya Isirayeli yose ati, niba mugarukira Uwiteka n'imitima yanyu yose, nimwikuremo imana z'abanyamahanga na Ashitaroti, mutunganirize Uwiteka imitima yanyu, aba ariyo mukorera Musa, nawe azabakiza amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Abisirayeli bahera ko bakuraho ba Bali na Ashitaroti bakorera Uwiteka Musa. Bukeye Samweli aravuga ati, nimuteranye Abisirayeli baze i Misipa, nanjye nzabasabira ku Uwiteka. Nuko bateranira i Misipa, bava mu mazi bayabyara imbere y'Uwiteka. Uwo munsi biyiriza ubusa baravuga bati, twacumuye ku Uwiteka. Maze Samweli acirira Abisirayeli imanza i Misipa. Abafilisitiya bumvise ko Abisirayeli bateraniye i Misipa, abatware babo bahera ko batera Abisirayeli. Abisirayeli babyumvise bashya ubwoba ku bw'Abafilisitiya. Abisirayeli babwira Samweli bati, ntuhemeye kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambira Uwiteka igitambo cyoswa kitagabanije. Maze Samweli atakambirira Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Samweli agitambiye igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisirayeli. Umunsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya, banesherezwa imbere y'Abisirayeli. Abagabo b'Abisirayeli bahera ko baturumbuka i Misipa, bagerekana Abafilisitiya babica umugenda babageza i Betikari. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'Imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri ati, Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugano rw'Abisirayeli mu gihe cya Samweli cyose, kuko Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Kandi imidugudu y'Abisirayeli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya igarurirwa Abisirayeli, uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo. Abisirayeli barukura mu butware bw'Abafilisitiya, kandi babana amahoro n'Abamori. Nuko Samweli aba umucamanza w'Abisirayeli iminsi yose yo kubaho. Kandi uko umwaka utashye yajyaga acuragana i Beteli n'i Gilugali na Misipa, acira Abisirayeli imanza muri iyo myanya yose. Akajya asubira iwe i Rama, kuko ariho urugo rwe rwari ruri, agacira Abisirayeli imanza, yubakaho igicaniro cy'Uwiteka. Samweli wa mbere igice cya munani. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abantu bisabira umwami. Samweli amaze gusaza agira abahungu b'abacamanza b'Abisirayeli. Imfura yitwaga Yoweli, uw'Ubeta yitwaga Abiya. Bari abacamanza b'i Berisheba. Ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'ize, ahubwo bakiyubagiriza gukunda ibintu, bagahongerwa bagaca urwa kibera.
nuko abakuru ba Isirayeli bose bahera ko baraterana basanga Samweli i Rama, baramubwira bati dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe, none rero utwimikire umwami ajye ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli, ubwo bavugaga bati uduhe umwami wo kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banze, ahubwo ni njye banze ngo ntabe umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu. Baranyimuye bakorera izindi mana. Nuko none ubemerere, ariko bahamiriza cyane, ubasobanurire uburyo umwami uzabategeka uko azabagenza. Nuko Samweli asobanurira abantu bamusabye umwami amagambo y'Uwiteka yose. Aravuga ati uko niko umwami uzabategeka azabagenza. Azatora abahungu banyu abatoraniriza gukora iby'amagare ye no kuba kugendera ku mafarashi be. Azabagira abasibanira imbere y'amagare ye, kandi azabatoraniriza kuba abatware b'abantu 1000 n'abantu 50. Abandi azabagira abahinzi be n'abasaruzi be n'abacuzi b'intwaro zo kurwanisha n'ab'ibyuma by'amagare ye. Kandi azatora abakobwa banyu gukora imibavu no kuba abatetsi n'abavuzi b'imitsima. Kandi azatora imirimo yanyu n'inzabibu zanyu n'imyerero yanyu, ibiruta ibindi ubwiza abihe abagaragu. Kandi azabaka amakoro y'igice kimwe mu 10 cy'imbuto zanyu n'icy'inzabibu zanyu ayaha abatware be n'abagaragu. Kandi azabanyaga abagaragu banyu n'abaja banyu n'amatungo yanyu n'inyamibwa n'indogobe zanyu abikoresha imirimo ye. Azenda igice kimwe mu 10 cy'amatungo yanyu, kandi muzabagaragu. Maze uwo munsi muzaburazwa n'uwo mwami mwitoranirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka, kugira ngo natwe dusa n'andi mahanga yose. Umwami wacu ajye ducira imanza, ajye tujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo y'abantu yose, abisubiriramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati bumvire ubimikira umwami. Nuko Samweli abwira Abisirayeli ati umuntu wese nasubire mu mudugudu w'iwabo.